nta soni zo kuvuga ngo naburaye ubusaka agakingirizo kuri urugo ko kari urwa mbere mu mwanda reba umuntu ukoresha n'udukingirizo akibagirwa kutujugunya hanyuma utungutu dushyashya uri kumva urinda uvuga ngo ntabwo uri indaya se aya ni amakaye uba wanguriye ngo njyane ku ishuri kureba rwose iba ari ibibazo papa namukubwiye ubu hari icyo utabona ubusambanyi do bwamugeze hano buzaza no mu misatsi no mu mvi no mu ruhara umunsi yashaje ubusambanyi bw'utamureba ukunira ubunda ku gitsina oje genda mwiyiziye ni papa wambyaye icyo gitsina bunda aho se kiriho isaso abo kwa muzeru wa Kadigi mumeze mutanima neko minisitiri urimo basuhuza musohoke tugire ibyo tuganiraho ku bijyanye n'isuku ahangaha mu rugo iwanyu. Mwiriwe nyakubahwa minisitiri kutugendereye. iyo disipurine uyikuye he none uhora mbega umusaza aho nabyariwe nawe muri 2003 ku itariki 4 z'ukwa kabiri iyo disipurine uyikuye konzi ko ubusinzi bwakwishe wa musaza waho nabyariwe nawe nakabebero na papegisi ubufaranga warabumare muri za tunuri ngaho unyuza aha ngaho byeri ngaho mitsingi ngaho yewe muntu ngaho igikwangari ngaho igurumani wowe uri rubunda ku mazi wa gaheha wa roviri wa kiyasi umvasha gabanya amagambo nk'aya nyakso tugira ibyo dutangira dukomeza akazi. Mwana wanjye inzoga n'ibitabe nayo nkwiye ryari wajya ureka konsepti koko umva njye ntabwo njya mvuga ibintu nafite gihamya bureka ndaje nkwereke mwana agiye kuzana iki mu nzira nta kirimo kwibaza umwana w'injajwa ubusaka aka gakapu nako njyanamo amakaye yo kwiba uri mu biki ukagira ngo umuntu arasebanye iki ni igiki iyo si superanza iki ni igiki iyi si rero waragiye iki ni igiki doranywa na international beer iki ni igiki iki ni igiki iki ni igiki ibi ni ibishyimbo ibi ni ibishyimbo kwa muri urugo atari kurya impuzi ibi ni ibikiro ndi kubahanga ariko mwana we wagakubitwa n'inkuba wowe wicaye mu nsekuru ucyo ukunda kunsebya ngiye musagaza mu biki nta soni ugatinyuka ukavuga ngo inzoga ase mwana ubu narakubyaye cyangwa naraguturaza cyangwa mu majinko iyi ni imyumbati se cyangwa ni agafuka k'akawunga umugabo nkawe gusa nta soni sigaho wa mwana we gukoza isoni mu bisigo no mu bisize nkaho uri umusizi. Data minisitiri uno mwana arimo kunsebya ubu ngubu nsanze ni gusenga ubu ngubu ngeri kujya no mu butayu musebya reka ndaje nkuru se uriya mwana rwa Kadigi ibindi agiye kuzana ni ibikima ubusaka agacupa ni Bibiliya uyu ni umurongo wa Esase wari urimo urasoma cyangwa ni Matayo 5:6 iyi se neza kiyeri cyangwa niyibuka nibyo se nibyo yari nanywa cyangwa no mupapa we ntago umuzi wowe umuzi igice muzeru wa Kadigi ndabona umeze nk'imbebe iri mu gihuru rwose nawe urimo twihishamo mwumva ikinzanira ubunda ku mazi we nako se rwa Kadigi mu ngo 100 zituye no murenge naje gusanga urugo rwanya ari urwa mbere umva minisitiri narimbizi rwose narimbizi turaba mbere ureke uno mwana wanjye ngo ujye urimo gushaka kunsebya uretse ko hari utuntu tumwe na tumwe ntajya nkora ubundi rwose ndabizi turaba mbere kandi murakoze kunshimira ariko ubwo ngubwo urumva turaba mbere mu kipapa usibye kwishinga minisitiri ubwo urumva turaba mbere mu ki ntabyo turaba mbere mu byiza umva leta iba yanyiboneye uwo minisitiri aza kunshima wowe ugashaka kuvanga amasaka n'amasakaramentu agushima nyine aho kugushima aje kugushishimura wavutse uri muhabwa impundu ugiye guhabwa induru bavutse baguseka none bagiye kugukwera do ariko se papa koko usibye kubeshya kudanganya no kurayinga urumva ururuga ari urwa mbere mu kiko ukoresheje ubwenge bwawe mbese sinakubwiye ngo ujye ugabanya amagambo uzajye wumva ibyo abantu bavuze sinakubuje kudesinga before music begin rubunda ku mazi we kuko nagapyisa kurusha isuku mu ngo 100 zituye no murenge wacu ni urwo rwawe urunguru rufite umwanda urugo rutabamo umugore n'ubundi ntago rwagira isuku iheruka hano kera cyane mama nkunda mama ukundwa mama mwiza gihari none ngo uru rugo rwagira isuku niko se sha mama we yagiye utamubona uku nguku rwa Kadigi yaranoze
imigeri yiwe ni nk'iya jetiri, jonogo ziwe noneho ni nk'iza jaki, ku nkokora n'amavi arigurutse ukagira ngo ni hongubaga, utamureba kuno amasirapu yiwe n'amakiki yari yishe mama neza neza. Mama yahukanye n'inda yari atwite igiye kuvamo, kandi nyuma yo kurwana n'iki n'urwo rugomo yatezaga, nyuma yo kuba rubunda ku mazi, uyu mupapa wanjye ubona ni rubunda ku gitsina. ugize ngo iki? Ubusambanyi do bwamugeze hano buzaza no mu misatsi no mu mvi no mu ruhara umunsi yashaje. Ubusambanyi bw'utamureba uku ni rubunda ku gitsina oji, genda myizeye ni papa wambyaye. icyo gitsina bunda hose kiriho isaso. inda y'iki wacyano wagira ngo cyameze ishashi nyerera. Nyuko ntabwo yagiye guhahara hepfo. Ehe, yagiye guhaha nyine, ndaje mbikwereke neza, cyangwa uburaya bwawe urabwiyibagije. Hewe ukina nanjye bureka ndaje. Rubunda ku mazi we, uriya mwana nabonye amavide, nabonye ibyo ntarabona noneho mu rugo rwanyu, noneho burandamenya mu nzu agiye kuzana iki? Nta soni zo kuvuga ngo naburaye. Ubusaka agakingirizo k'uru rugo ko kari urwa mbere mu mwanda. Reba umuntu ukoresha n'udukingirizo akibagirwa kutujugunya, hanyuma utungutu dushyashya. Uri kumva urinda uvuga ngo ntabwo uri indaya se? Aya ni amakaye uba wanguriye ngo njyane ku ishuri. Kureba rwose iba ari ibibazo. Papa namukubwiye ubu hari icyo utabonye. Byanyu sinabivamo mu gitondo nsanga ku biro wa Mbesire we gisaza. Minisitiri bureka gutangubwira, utamureba ko nari umugabo, ureba nijoro nko mu masatani iyo shatse kujya kunyara, si ureba ko ari papa. Ntabwo usika abandi bagabo baherekeza abana babo. Ndamubwira ni papa ko numva ashaka kunyara, agahita ambwira mu bitotsi ko niba ushaka kunyara nyara aho ngaho muri satani. Namubwira ati nta nubwo shaka kunyara, ndashaka kujya kuri toyi kwituma. Agahita ambwira ngo wajugunyemo ko numva nashaka kwibyukira. Ubwo urumva uyu koko ari umuntu w'umugabo. Reka runo rugo rugira umwanda, rufite fagiti nyinshi rwose zabitera. Biragaragara n'umwana uhari biragaragara. Biragaragara nyine. Umugabo umbwira ngo nyare muri shata ariko ko ari umuntu w'umugabo. Ibyo ni ibintu washyigikira minisitiri. Ariko mwana ko umwanda urabona ungaragaraho. Irebe nimba nta kubyara urwaye bwaki, nyoko akaba wari wumukurikiza akaba ameze nkawe, muko wamusa nkaho wagira ngo nishicwa byaboze byo muri puberi, kuko urambeshyira ako ka Chantal, akadobo ka Chantal ngenda kaza. Ka Chantal nyine ntabwo karera munsi y'igitanda cyawe, bureka nze nkazane none. Nyagasani we, wa mugabo ko kanyara mu kadobo. Aka kadobo karimo mo yo kumeshesha, karimo amazi yo kunywa, nako tugirira mutesi, sako tunyaramo. Umuntu w'umupapa utagira n'isoni. Muzerwa kadi, ibyo uyu mwana arimo avuga koko nibyo? Ndagira ngo nyibwirire wowe bwawe nibyo? Oya. Data minisitiri nze kugusura. Ntiwirirwe uza, ibyanyu nta wabyishinga kubera icyo uri buze kunsura. Asugo aretse nkaza kugusura. Oya, ufite so yarakubyaye. Kubera amagambo mvuze papa yari bunkubite. Uze ndagiye rero, mwakoze kunyakira, wawe n'umuhungu nabasanze ahangaha nimwe mworoshye. Duhurire mu gitondo hehe mu biro byanjye. Urugendo bwiza ugende utazagaruka. Muramuke nawe ugende ubutazagaruka, arava ngo kiranuka sha. Kandi minisitiri cya papa ni ikigome, nabikubwiye yaranyica uno munsi. Minisitiri urabona atamvunye ukuboko utaranarenga we. Urusha nyina y'umwana imbabazi abashaka kumurya, urabeho nashaka kumugaza. Muzerwa kadi, ibyo uyu mwana arimo avuga koko nibyo? Ndagira ngo nyibwirire wowe bwawe nibyo? Nukumara bika ibi nibyo bikere byatumbye byenda guturika. Ariko mwana ko umwanda urabona ungaragaraho. Irebe nimba nta kubyara urwaye bwaki, nyoko akaba wari wumukurikiza akaba ameze nkawe, muko wamusa nkaho wagira ngo nishicwa byaboze byo muri puberi, kuko urambeshyira ako ka Chantal, akadobo ka Chantal ngenda kaza. Rubunda ku mazi we, sanze utari rubunda ku mazi ahubwo uri no kurubunda ku nkari. Nabivuga se urugo rutabamo umugore n'ubundi ntabwo rwagira isuku. Isuku iheruka hano kera cyane. Mama nkunda, mama ukundwa, mama mwiza gihari. Wa mwana yagukoze isoni.
urusha nyina we mwana umva ngo ijana zituye uno murenge